Yesu nashimwe bakunzi ba Yesu avuge neza official. Nejejwe n'Imana ko yongeye kutwongera igitondo cyo kubaho, umunsi mushya, umugisha mushya, ibihe bishya byo kongera kunguka ishimwe mu mitima yacu. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana iturinze, indinzi kurinze, buriya turushaho kugwiza umwenda wo kugira umumaro mu gihe gisa nk'iki, kuko hari benshi baba batambutse tudafite na kimwe turusha rwose, biba ari n'ibiguzi byo kubaho bagombaga kubibona, ariko kubw'ubuntu bw'Imana uriho, nanjye ndiho, kugira ngo tubere Imana ab'umumaro. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Reka dusenge Imana, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana numvise riri ku mutima wanjye muri iki gitondo. Ijambo numva nkangukanye, reka dusenge hanyuma turisangire, ritubere impamba y'umunsi. Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa, Mana y'imbaraga nyinshi, ndagushimiye. Gushimiye uburinzi bwawe bukomeye, gushimiye imbaraga zawe uturindisha turyamye dusinziriye tugakanguka turi bazima. Hari abahera mu bitotsi bakagenda ubwo ntibongere kugaruka, ariko twebwe njyewe n'abanyumva tugize umugisha wo kongera kubaho. Tubonye umunsi mushya kandi umugisha mushya, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nkundira amaraso Yesu yeze buri wese, kugira ngo tuboneke imbere yawe dutunganye cyane. Iri jambo nirigira umumaro ku muntu wese uryumva, kandi abantu bongere gutunga ihumure mu mitima yabo, ba mu ruhande rwa buri wese, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Alleluya. Imana nishimwe kandi Imana nihabwe icyubahiro. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Abami ba kabiri. Turasoma ibice byaho 6, dusome duhereye ku murongo w'8 tugeze ku murongo wa 22. Imana nibe mu ruhande rwawe, kandi Imana ibe mu ruhande rwanjye mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haravuga ngo Imana yereka umugaragu wa Elisa ingabo zo mu ijuru. Umurongo wa 8, muri iyo minsi umwami w'Isiriya yarwanaga n'Abisirayeli, maze ajya inama n'abagaragu be, aravuga ati, ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye. Ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisirayeli ati, wirinde guca ibunaka, kuko ariho Abasiriya bamanukana kugutera. Umwami w'Abisirayeli nawe agatuma umuntu aho ngaho, umuntu w'Imana yabaga avuze amuburira, nuko akajya akira muri ubwo buryo, si rimwe si kabiri. Ibyo bituma umwami w'Isiriya ahagarika umutima cyane, ahamagaza abagaragu be arababaza ati, mbese ntimwambwira umuntu wacu wifatanije n'umwami w'Abisirayeli? Umwe mu bagaragu be aramubwira ati, oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isirayeli niwe ubwira umwami w'Abisirayeli amagambo uvugira mu murere. Arababwira ati, nimugende murebe aho ari, ntume abo kumufata. Baramubwira bati, ari i Dotani. Aherako yoherezayo amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, tugire dute? Aramusubiza ati, witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Za ngabo
zigezeyo Elisa yinginga Uwiteka ati ndakwinginze huma amaso y'izi ngabo. Uwiteka aherako azihuma amaso nk'uko Elisa yasabye. Elisa arazibwira ati iyi si yo nzira kandi uyu si wo mudugudu, nimunkurikire ndabageza ku muntu mushaka. Nuko azijyana i Samariya. Bageze i Samariya, Elisa arasenga ati Uwiteka humura amaso y'izi ngabo zirebe. Nuko Uwiteka azihumura amaso zirareba. Zigiye kubona zibona ziri i Samariya hagati. Umwami w'Abisiraheli abonye izo ngabo abaza Elisa ati data mbatsinde aha? Aramusubiza ati wibatsinda aha, mbese abo waneshesheje inkota n'umuheto ukabafata mpiri wabica? Ahubwo bazanira ibyo kurya n'amazi babibashyira imbere, barye banywe babone gusubira kwa shebuja. Nuko abatekeshereza ibyo kurya. Bamaze kurya no kunywa arabasezerera basubira kwa shebuja. Uhereye icyo gihe imitwe y'ingabo z'Abasiriya yongera gutera igihugu cy'Abisiraheli. Amen. Aleluya. Aleluya. Mana ishimwe. Iri jambo ryanjemo numva ngize ibihe byiza, numva kandi narisagiza n'abandi. Imana yo mu ijuru yibwire ihuma amaso ibyo biguteye, kuko bitarusha ububasha ingabo z'Uwiteka zikurwanirira, za zindi zikurinda, za zindi zikuba bugufi, ukabona ubayeho kandi urogeye ubayeho. Rero Imana yacu ni nyamaboko kandi ni nyembaraga. Nta kintu gihari gikwiye gutuma umutima wawe uhagarara. Nta kintu gihari gikwiye gutuma ugira ubwoba ngo wumve ibintu bicitse, nk'utazi Imana, nk'utabana nayo, nk'utarigeze kubona imirimo yayo. Ahubwo Imana yawe ariyo Mana yanjye ikwiye kongera kuguhumuriza muri iri jambo, ukongera ukumva ihumure rishyashya, ukongera kandi ukumva ushize ubwoba, ushize amanga, ukavuga ngo ndi kumwe n'Imana mu ruhande rwanjye, nubwo mbona hari ibingoye ntacyo nzaba. Amen. Dusomye inkuru zivuga ku rugamba cyangwa ku ntambara y'Abasiriya ndetse n'Abisiraheli, ngo bamaze igihe kinini barwana, bakajya barwana Abasiriya bashaka kunesha Abisiraheli ndetse bashaka no kubagirira nabi. Ariko ngo umuntu w'Imana ku Isiraheli yari irimo Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, Imana ireba kure ibitaraba ikabimenyesha ubwoko bwayo. Yabaga muri bo, yakoranaga nabo, yabanaga nabo ikoresheje umuhanuzi wayo Elisa. Imana ishimwe. Nuko umuhanuzi w'Imana Elisa ngo akajya ahishurirwa cyangwa ahabwa kumenya amakuru y'ibitari byaba, nawe akayamenyesha umwami w'Isiraheli. Imana yacu ni ishimwe. Imana yacu irareba, itureberera aho tutareba, kandi kenshi ijya ibana n'abantu bayo ikabamenyesha ibiri imbere batarabigeramo, kugira ngo nibabigeramo babashe kumenya uko babihagararamo. Imana ni ishimwe. Iyo ubana n'Imana neza, njya nkunda kuvuga ngo Imana ntitunguza abakunzi bayo ibihe, nubwo itakubwira byose, kuko ni Imana n'ubumana bwayo, ariko ijya igucira amarenga. Iyo ubanye nayo neza ntabwo ushobora gutungurwa n'ibihe. Imana ishimwe kandi Imana yacu yahabwa icyubahiro. Nuko umuntu w'Imana Elisa akajya anyuzwamo amakuru y'ibiri bube, akabibwira umwami w'Abisiraheli. Nuko Imana ikamubwira inyuze muri Elisa iti uri buterwe n'Abasiriya kandi bazanyura ibunaka, bazamanuka aha banyura aha. Nuko umwami wa Isiraheli nawe agahabwa ayo makuru, yamara kuyahabwa akagira amakenga, akumvira icyo umuhanuzi w'Imana Elisa avuze, iyo nzira abujijwe kunyura ntanyure. Bijya bibabaza kandi bijya binatangaza ko hari abantu Imana iburira ikabagira inama, ikabamenyesha aho badakwiye kunyura, ariko bakanga bakahanyura,
bagahurirayo n'ibyago n'amakuba, nyamara Imana yari yababuriye. Ariko uko tubibonye muri iri jambo, umwami wa Isirayeli we nubwo yari umwami, Elisa akaba ari muto cyane, atari n'igisonga cye, ariko uyu mwami yumviraga rwose icyo umuhanuzi w'Imana avuze, aho abujijwe kunyura, aho abujijwe kunyuza ingabo ntazihanyuze, ngo akajya agenda arokoka atyo. Ijambo ryavuze ngo si rimwe cyangwa si kabiri byabayeho, yarokotse kenshi, arokowe no kumvira imbuzi y'Imana. Imana ishimwe, haleluya. Iyo umuntu yumviye imbuzi y'Imana, iyo umuntu yumvise Imana imuburira ngo iki wigikora, winyura hariya wibigenza uku, akumvira iryo jwi rimuburira, ararokoka. Kandi si rimwe si kabiri byabaye ku mwami wa Isirayeli. Imana ishimwe. Ijambo riratubwiye ngo ntabwo ari rimwe cyangwa kabiri yarokotse atyo, ahubwo Imana yagiye imurokora kenshi kubwo kuyumvira, yumviye icyo umuhanuzi w'Imana Elisa amubwiye. Imana ishimwe. Ibyo rero ngo byaje kurakaza umwami w'Isiriya, arababara cyane, agira umujinya n'uburakari, aravuga ati ni ibiki bituma mpora ntera sinsinde, mpora ngerageza gushaka insinzi sinyibone? Ninde umvamo? Ninde uva muri twe akaba yarifatanyije n'Abisirayeli, akaba amenera amabanga y'uko urugamba rwacu turutegura n'uko turwinjiramo? Ninde ukora ibi ngibi? Ariko ngo umugaragu umwe abwira umwami ati hoya databuja, ntabwo ari uko bigenda. Nta muntu wakuvuyemo, nta muntu wavuze uko urugamba rwacu rutegurwa, nta muntu wagiye ngo yifatanye n'Abisirayeli, ahubwo bafite umuntu w'Imana muri bo. Haleluya. Witwa Elisa niwe ubabwira, akababwira ibyo wowe wavuze, wavugiye mu murere, ibyo wowe wavuze uko wateguye urugamba kose. Umuntu w'Imana witwa Elisa uba muri Isirayeli abwira umwami byose, aho umwami amakuru yose yuko ibyo wavuze nibyo, uko uremesha inama z'urugamba, uko urutangiza, uko uvuga uzarusoza, byose umuntu w'Imana Elisa arabimenya. Haleluya. Yamara kubimenya akabibwira umwami w'Isirayeli ati niyo mpamvu bikuyobera, niyo mpamvu byanga. Nuko umwami amaze kumenya ayo makuru anezezwa, wenda nuko amenya amakuru, agira ngo ubwo amenya amakuru biraza kumuhira, aravuga ati noneho ubwo bimeze bityo, mugende mumumfatire ngo ashaka ingabo nyinshi n'amafarashi n'amagare, ngo arabohereza ati nimugende, mugende mujye gufata uwo muntu, mumunzanire hano, mumunzanire mbimuryoze, cyangwa mbimubaze, mubaze impamvu atuma ntsindwa, mubaze impamvu urugamba ndutegura akamena amabanga yanjye, mbimubaze. Yumvaga rwose arabimubaza, yumvaga aramwitura nyine ibyo bintu amukorera, ariko ntago byari gukunda, kuko nk'uko Imana yabanaga nawe ikamumenyesha amakuru y'icyo gihe, niko n'ubundi yari igihari ngo imumenyeshe n'amakuru y'uko umwami yohereje izo ngabo kumufata. Imana yacu tugirire neza. Ku murongo wa 14-5, umugaragu wa Elisa ngo yarabyutse mu gitondo, ngo agiye kubona abona ingabo nyinshi, abona amagare, abona n'amafarashi biturutse Siriya, ngo abona byabagose bari hagati. Ngo ubwoba buramwica, agira ubwoba, aratinya cyane, kuko we ntabwo yajyaga agira uwo mugisha wo kumenya ayo makuru, ntabwo yajyaga agira uwo mugisha wo kumva Imana ivugana nawe cyangwa ngo imumenyeshe ibyo biriho. Nuko we yabirebesheje amaso y'umubiri, aratinya, agira ubwoba nk'uko nawe ujya ugira ubwoba bitewe n'ibyo ubona bikugoye, bitewe n'ibikugose cyangwa ibikugerageje, ukagira ubwoba. Ariko nutunga amakuru, nutunga ihumure rivuye ku Mana, urikuye muri iri jambo, ukongera wumvishe guhumurizwa mu mutima wawe, kukwegere, kukubaye hafi, urongera utinyuke kandi urongera ushira ubwoba, nuko ukomeza imbere. Imana ishimwe. Abwira Elisa ati ko mbona bicitse, biducikiyeho tubigire dute? Elisa ngo aramusubiza ku murongo wa 16, ngo aramusubiza ngo witinya. Haleluya. Nukuri numvise iki gitondo nanjye nakubwira ngo witinya, witinya, humura, shira ubwoba, umutima wawe nusubire mu gitereko, kuko ingabo zikugose ziraruta iziguteye. Imana ishimwe. Nuko Elisa abwira umugaragu we ngo witinya, ugira ubwoba, kuko aba turi kumwe nabo bararuta cyane abari kumwe nabo. Imana ishimwe.
nuko ngo ahita abwira Imana ngo mbabarira uhumure amaso y'umugaragu wanjye arebe. Arahumuka, ngo ako kanya agihumuka ngo abona ingabo nyinshi n'amagare n'amafarashi, noneho ngo byaka umuriro, ngo abona bigose Elisa. Imana ishimwe, aleluya. Wa mugaragu nawe ahabwa kubibona, ngo abona bigose Elisa, nuko aratinya cyane, aravuga ngo burya Imana iri mu ruhande rwacu. Imana ihita Elisa arongera abwira Imana ati noneho Mana nyemerera uhume amaso y'aba bantu, bahume rwose bahume. nuko Imana ihuma amaso ya za ngabo ngo zirahuma. Elisa avugana nazo ati murashaka nde? ziravuga icyo zishaka, aravuga ati munkurikire, inzira mwanyuze siyo, mudugudu murimo siwo, muze tugende mbere kuwo mushaka waherereye. Elisa bajya imbere baramukurikira, barahwitagira, barahumagira, babura aho berekeza, inzira barayibura. Elisa bajya imbere, uwo bashakaga, uwo bahigaga, uwo bari bugirire nabi abajya imbere baramukurikira, batazi ko ari we, batabimenye, bahwiragiye byabacanze kubera imbaraga z'Imana zabaga muri Elisa. Imana ishimwe. Nutunga Imana muri wowe, ugatunga ibihe byiza muri wowe, ugatunga kubana nayo, Imana izaguhumuriza, Imana izakumenyesha, Imana izaguhisha, ibiguhiga bizakubura, kandi uhari uzabana nabyo, bikugota impande n'impande, bikujya inyuma bikujya imbere, ariko ntacyo bizagutwara kuko ntibizakubona. Imana izaguhisha mu bundi buryo. Imana ishimwe. nuko izo ngabo ngo zijya inyuma ya Elisa, arazijyana zigeze i Samariya mu murwa hagati. nuko ngo ahita abwira Uwiteka ngo ngera ukore ku maso y'aba bantu barebe. Barahumuka, bagihumuka babona bari i Samariya hagati mu murwa, babona baragoswe, ubwoba burabataha, baravuga bati ibi ni ibiki? Ariko ni Imana yari ikoze ibyo, kuko Imana igira ubundi buryo, Imana igira ubundi burinzi, Imana igira ubundi bwishingizi, ishyiramo abantu babana nayo neza. Imana ishimwe. Imana igira ikindi gitinyiro y'abantu bayo, Imana igira ukundi kuntu ibana n'abantu bayo. Imana ishimwe, aleluya. nuko ngo babona bari hagati mu murwa, nuko umwami ngo abaza Elisa, umwami wa Isirayeli abaza Elisa ati aba bantu mbice barangize mbatsinda ahangaha? Umwami agisha inama, byabaye ngombwa ko agisha inama, kuko umuntu urimo Imana neza agira inama nzima, kuko ayoborwa n'Umwuka Wera akamufasha kujya inama nzima. Imana ishimwe. nuko umwami abaza Elisa ati aba bantu mbatsinda aha? Ariko Elisa aramusubiza ati hoya, nukora icyo. Abantu waneshesheje, abantu watsinze, abantu wafashe miri gutya, abantu bari hagati mu murwa badashobora kugucika, badashobora kugenda, baraha dufite gutya, wabicira iki? Wabahora iki? Bihorere, ahubwo baha ibyo kurya, barye kandi banywe, bahage, bashira inzara, hanyuma bagende bavuga Imana iba muri Isiraheli. nuko nibamara guhaga bareke bagende, bazahamya Imana iba muri Isiraheli, kuko nabo barayibonye, babonye ko ari Imana itavogerwa, babonye ko ari Imana itameze nk'abantu, babonye ko ari Imana ifite imbaraga zitandukanye n'izabo, zitandukanye n'iz'umwami wabo, zitandukanye cyane. Imana barayibonye nayo, nabo bayiboneye hano muri Isiraheli. Bihorere, bareke rwose, bagaburire, bashira inzara, nuko bashira inyota, baha ibyo kunywa, nibamara kugubwa neza ubareke bagende, kuko ntacyo baba bagikoze. Ijambo ryatubwiye ngo uhereye icyo gihe, aleluya, ntabwo ingabo z'Isiriya zongeye gutera Isiraheli ukundi. Uhereye icyo gihe niko ijambo ryavuze. Imana yabaye isi bishyiraho iherezo muri ubwo buryo, mu buryo bwayo, mu mirwanire yayo, mu gutsinda kwayo, isi ishyiraho iherezo. Ari igihe Imana izashyira iherezo kuri ibyo bikwirukaho, ari igihe Imana izabyirangiriza, nta mbaraga zawe zigiyemo. Wowe zamura kwizera gusa, ongera wiringire Imana, ongera ugirire Imana icyizere, kandi uharanire kubana nayo neza. Ibindi izabyikorera, urugamba izarwirwanira, ingabo zayo nizitsindwa. Imana ishimwe. Gusa yumisha kubwo kumvira ijambo, nukongere wizere mu izina rya Yesu. Nagushimiye Mana, kuko iri jambo ushimye ko turivuga, kandi ukemera ko abantu baryumva. Reka umuntu wese warucitse intege yongera agira imbaraga bundi bushya, kandi uyu munsi w'umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana igumugisha ko wahisemo kubana natwe. Imana kandi ibane nawe, Imana ikumvire,
nusenga wumvirwe, nujya imbere y'Imana ikumvire, kandi Imana yagura imbago zawe. Gusa wongere ugirire Imana icyizere, uzamure kwizera nubwo ubona hari ibikugoye, nubwo ubona hari ibintu biguhiga umunsi ku wundi, nawe ukabireba ukabibona rwose ko Satani aguhagurukiye, ariko ongera ugirire Imana icyizere. Uyu muyoboro Yesu avugwe neza official, nta yindi nkuru muzumva hano, ni inkuru yo kuvuga neza umwami wacu kuko twabonye ineza ye kandi namwe mwarayibonye. Amen.